Twongeye kubasuhuza mwese abakurikirana ibiganiro kuri Indangagaciro TV. Uyu munsi turi mu kiganiro bitunaniza iki, aho turaganira ku isanganyamatsiko ivuga ngo bitunaniza iki ngo twamagane ibidutanya. Uyu munsi dufite umutumirwa ari hano nawe yabasuhuza. Murakoze, nanjye nishimiye kuza hano kugira ngo dukorane ikiganiro. Ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere. Uyu munsi rero nishimiye kubana namwe kandi cuhuje abatwumva n'abazatwumva mu gihe kizaza. Murakoze. Murakoze cyane Barigira. Nanjye ndi Aimable Rukundo. Murakoze Barigira. Mu kiganiro cy'ubushije twaganiye tuvuga ku bijyanye n'amashyaka cyangwa se imitwe ya politike iba muri opposition. Turebera hamwe n'amashyirahamwe adaharanira ubutegetsi ari byo bita société civile mu ndimi z'amahanga. Ariko twanageze ku kintu cyo twanavuze ku kintu kijyanye nuko bagomba kwishyira hamwe, ariko birangira tubonye ko akenshi amashyira hamwe cyangwa se imitwe ya politike bishyize hamwe intego biyemeje kugeraho ntago bazigeraho. Bwana Barigira, mu busesenguzi bwanyu mubona ari iki kibitera? Mu by'ukuri rero igitekerezo cyo kwishyira hamwe ni cyiza, ariko burya no kwishyira hamwe nabyo hari icyo bisaba. Buriya ntushobora gufata ibumba ngo urisudire hamwe n'icyuma. Ngira ngo hari kugira ngo ibintu bishyire hamwe bikora umurimo nyawo hari n'ibisabwa. Tugarutse rero inyuma nk'uko bivuze, twavuze ku mashyaka cyane ari muri opposition, tuvuga n'andi mashyirahamwe yandi bita société civile. Kenshi abagomba kwishyira hamwe nk'uko mu Kinyarwanda nyine babivuga ngo ababiri bishe umwe, cyangwa se ngo inzasa ebyiri iyo zishyize hamwe zigogona igufa. Ni igitekerezo cyiza, nako si n'igitekerezo, ni igikorwa cyaba ari cyiza abantu bashyize hamwe, cyane cyane ku rugendo turimo rwo kuzana impinduka hari iwacu mu Rwanda. Niba u Rwanda tuzarubanamo, ubundi bivuze ko twakagombye gushyira hamwe no guzana iyo mpinduka. Tukarubanamo burya twafatanyije. Ni nabyo byiza buri wese aba yibonamo akabona ko hari umusanzu yashyizemo. Icyo gituma atarebera ibintu bisenyuka bigenda. Ariko hari imbogamizi ziriho. Baragerageza kwishyira hamwe ariko ntibitera kabiri. Hari abishyira hamwe bikanga. Ibyo ari byose niba byanga, niba se n'ababigerageje babigeraho bakongera bigasenyuka, cyangwa se nibitarasenyuka bikaba bicumbagira, no kuvuga ngo haba hari impamvu. Haba hari impamvu ibitera. Izo mpamvu rero nizo zatuzinduye. Izo mpamvu tugira ngo dusangire na bagenzi bacu, hari izo wenda tuzi, hari n'izo tutazi, bazazitubwira. Ariko kugira ngo abantu bakomeze batinda bubaka ibintu bisenyuka nk'iby'abana, banahishanya ukuri, kuko buriya hakagombye gusenyuka kimwe, hagasenyuka bibiri, hagasenyuka bitatu, nk'abantu b'abagabo bafatanyije urugendo, bafatanyije guhangana n'umwanzi umwe, kandi uwo mwanzi watabarebera izuba rimwe abahonda, bakagombye kwicara hasi bakavuga batari ko twishyize hamwe tugenda, ko turi mu rugendo, tukaba tumaze kubura abantu 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50. Kuki nkuko babivuga mu buhanga bwiza, ubundi baravuga ngo iyo uri ku rugendo ukabona GPS wayitaye, icyerekezo wagitaye, biba byiza guhagarara ukagira gute, ukayisubiza mu cyerekezo cya nyacyo. Kuki abantu baticara ngo barebe ikibazo bifitemo, ngo babanze bagikemure, none bamara kugikemura ikibazo kigiye ku ruhande bagire gute, bakomeza urugendo. Ngiki kibazo nyamukuru. Kwishyira hamwe ntitubyanze, ariko si abantu bishyize hamwe abambere bakishyira hamwe ejo bigasenyuka. Ahubwo yaba banasenyukaga bikaba nk'aya matafari nyine asenyuka ku nzu, nyine amatafari akiryamira hari. Ahubwo iyo bigenze gutyo bari inshuti, batangira guhindukana n'abanzi. Bivuga ngo niba wari uhanganye na Kigali ugiye guhangana n'undi mwari mugize gute, mukoranaga. Bivuge ngo muri kwa guhuza, aho kugira ngo kubyara inyungu ahubwo kubyara ibyago byinshi. Naho rero ikibazo kiri, dusaba aba bantu, aba banyepolitiki, aba banyamashyirahamwe ya société civile, aba bitwa ngo impirimbanyi, ngo hari abanyepolitiki bikorera ku giti cyabo. Abo bose bakwiye kwicara hamwe bakareba, kuko n'ubundi uru Rwanda bajyamo, izo mpinduka bashaka kuzana mu Rwanda, simpamya ko
hari umuntu uri guharanira ko ishyaka riharanira ko rizaribamo ryonyine. Simpamya ko hari impirimbanyi iri kuvuga ngo iri kwikorera ku giti cyayo, wenda niba ari ukugira ngo izarubemo yonyine simbizi, ariko yitegure ko n'ubundi niba ari ishyaka, niba ishaka kuzaribamo iryo shyaka rishaka kuzarubamo ryonyine, ryitegure naryo. aho ngaho ntabwo byashoboka. Ni nayo nama nziza numva twahaba afite amashyaka ko gushyira hamwe aribyo byiza, kuko niba uri ishyaka rimwe kumva ari wowe uzafata igihugu wenyine ntabwo bizagukundira. Hakenewe n'ibindi bitekerezo by'abandi mu mashyaka. Niyo mpamvu rero tugomba kurebera hamwe igituma badahura. Mu by'ukuri rero mabure, ngiye ku bwanjye maze iminsi mw'ibi bintu, maze iminsi ndazengurutse mu mashyaka, nganira na ba nyiramashyaka, nganira n'abayarimo, nganira yewe n'ababagira inama, n'ayo masosiyete sivile, ndetse n'amahuriro menshi nayagenzemo. Ariko ibibazo nyamukuru nabonye birimo bituma nta gutera umutaro, bituma umutaro utewe ibyawo birangira, nagerageje kubishyira mu matsinda 3. Yego. Itsinda rya mbere ni ibibazo bishingiye ku moko. Amoko mvuga ni ayandi ya kinyarwanda tuzi, ya HUTU, TUTSI, TWA. Izo ni ingorane za mbere. Iza kabiri ni ibindi bishingiye kwa yo moko, ariko navuga ngo nabyo byabaye ibibazo binini. Hari igishingiye kuri HUTU, aricyo cyagiye cyitwa KIGA na NDUGA, ngira ngo mw'iyi minsi warabyumvishe ku mbuga nkoranyambaga, aho bavuga ngo bashaka kumenya ngo Kayibanda urupfu rwe, mwe batuka abandi ngo abakiga ngo nibo babateje ibibazo, ibintu nk'ibyo, ngo revolution yabo ngo bayipfushije ubusa 59, ibintu nk'ibyo. Icyo kibazo nacyo kiri mu bikomereye muri opposition, ariko iki kikaba kiri ku ruhande rw'iki, kwa babandi twahoze tuvuga muri babandi bo haruguru bo mu kibazo cya mbere babahutse. Iki cya KIGA na NDUGA ubwo ni ikibazo, ni ukuvuga ngo abahutu uramutse uvuze uti nimujye hariya noneho twumvikanisha n'abatutsi, abahutu ntibashobora kubwo bwabo, kuko nabo barimwo ibindi bibazo byabo byatuma batanaganira, aricyo cya KIGA na NDUGA. Ibyo ni ibinini. Noneho ubwo muri icyo kibazo nacyo hari ikindi biteganya nanone cyo mu batutsi cy'abanyiginya na bega. Yego. Ubwo turaza kugira umwanya wo kubijyamo. Noneho nyuma y'ibyo bibiri hari ibyo HUTU TUTSI TWA, ariko abatwabo bibereye aho ntago bagaragara cyane, ntago bagaragara, ntibize, ntibagize gute, mbega iby'ubutegetsi ntago bibareba. Ni nk'uko mbega bashiduka usanga hari abantu bamenye ibyiza by'igihugu mbere, wewe wararangaye ugakomeza ukituriza. Hakaza noneho nyuma y'icyo cya gatatu utambutse ibyo ngibyo, navuga ngo ni ikijyanye n'ibibazo by'abantu bwite, cyangwa se ibibazo by'amatsinda runaka bwite. Wenda bitewe, dufate ni nk'urugero nk'uko dushobora kuba twarabanye nko mu butegetsi, wenda tukaba turi nk'abakiga, tukaba turi ku ngoma, ariko noneho muri kwa kugabana cyangwa se muri bya bibazo bitajya bibura by'abantu, bigatuma wenda hari ikibazo twagonganiramo hagati aho, wenda hakiremamo iki amatsinda abiri. Ngibyo rero ibibazo nyamukuru, wenda hazaboneka n'ibindi cyangwa se hari n'ibindi tutazi. Ubwo experience cyangwa se ubunararibonye dufite mu bibazo twagerageje kwegeranya, dusanga ibibazo nyamukuru ari ibyo. Ya murakoze, uvuze ko biri mu matsinda 3 ariyo HUTU TUTSI, KIGA na NDUGA na nyiginya na bega, ndetse n'igice cya gatatu cy'ibibazo byihariye by'abantu ku bandi. Bo nk'abantu reba dukurikirana ku Ndangagaciro TV, turasaba ko rwose uhera ku cyambereye, kuko urabona abantu bari mu buhungiro, abahutu n'abatutsi bose bari mu buhungiro. Ese niyo ntuza ya mbere tugiye gutangiriraho, wasobanura batwumva ni gute bahura mu buhungiro barangiza bashyira amashyaka hamwe cyangwa se imitwe ya politike bakahakazamo icyo kintu cyo kudahuza kandi bose bari mu bibazo?
Ndumva ari wo mutwe wa mbere twahera gutyo munatanga n'ingero aho bishoboka kugira ngo abatwumva babashe gusobanukirwa neza impamvu y'ibintu biri kugenda twubaka inzu twagera hagati igashwenyuka bitewe n'ayo moko. Mukuri rero, mukuri nyamukuru navuga ko Aimable urabona turi muri 2022 ngira ngo umwaka wa 22 twawutangiye. Ibi bibazo natwe twavutse tubisanga, yewe ubanza n'abadukuriye baravutse babisanga. Twavuga ko rero imvo n'imvano y'ibi bibazo navuga ko ari amateka tutazi. Ni amateka nge kenshi yo nanabirebye nsanga aya mateka ashobora kuba abeshya. Kuko niyo urebye mu mateka yabaye n'ahandi hehe bakubwira ko amateka yandikwa n'uwatsinze. Ni wandika amateka rero ni ukuvuga ngo iyo ikintu rero kibaye imyaka myinshi, kimwe nuko ngira ngo mu Kinyarwanda urabizi baravuga ngo ikinyoma kivuzwe kenshi gihinduka ukuri. Mu by'ukuri Aimable ngira ngo intambara ya 94 iyo tuvuze 94 ubundi kenshi dukunda gufata nk'aho ari reference y'ibintu byose. Uzumva benshi bavuga ngo ese mbere ya 94 wabaga he, nyuma se ya genocide wabaga he. Ngira ngo niyo reference dufata. Ngira ngo mbere yaho sinzi niba wowe warigaga nko muri primaire. 94 nari mfite imyaka nka 12. Aha, wari mukuru ndumva warigaga muri primaire. Ngira ngo uribuka ko bajyaga batwigisha ariko binavuyeho vuba bajyaga batubwira ngo umuntu uzaba umwami ngo avukana ishaka. Ibyo twarabibonye cyane barabitubwiraga ariko nta gihamya twari dufite. Ni amateka. None se ubu ngubu ku myaka uriho n'ikoranabuhanga ruriho n'ubumenyi bwigishwa mu mashuri, iki gihe hari umuntu wabibwira akabyemera? Ntabwo byakunda. Ariko byari ihame. Niyo umwami yatangaga bategereje undi babaga bari aho ngaho ngo hari umwana ngo uzwi ngo wavukanye ishaka, bategereje ko ari uzaba iki umwami, akaba ari aho ari igikomangoma ngo yavukanye ishaka. Rubanda rwose rugize gute rubizi, ndetse n'abakuru n'abazi ubwenge banabyara ibyo bintu babyemera bikabaho gutya. Bivuge ngo rero n'ibi bintu nta gihamya, ariko imitwe y'abantu nibyo nahoze mvuga nta mateka. Uko avuzwe kenshi cya kinyoma gihinduka iki ukuri. Bivuge ngo abantu bakagengwa n'iki, bakagengwa n'ibintu babwiwe kenshi. Ni naho ikibazo nkibona, suko abantu bari gupfa ibingibi byaho tututse, suko abantu dufata urugero muri 94 ngira ngo hari abantu bapfuye miliyoni, ari byo byiswe genocide yakorewe abatutsi, bishwe bazira ko ari abatutsi. Ariko se mu by'ukuri hari umuntu wabapimye abo bantu bose? Bari barabapimye se? Ni ikigaragaza ko ibi bintu tubamo ibibazo tubamo. Birashoboka ko niba twemeranywa ko nta muntu wavukana ishaka, bigaragara ko n'ibindi tuzishobora kuba biri arakubeshya. Imvo n'imvano rero y'ibi ngibi wenda Aimable uranyihanganira nkubwire nta kibazo kubera yuko dushaka kugorora ibintu n'abatwumva bakamenya ukuri kw'ibintu. Hari n'abatoya aba bantu bakuru urababaza ntibakubwiza ukuri. Hari abatoya nibyo nahoze mvuga ngo wenda tugira amahirwe yo kuba twaragiye tugera ahantu mu mahuriro y'aba bantu barimo abantu bakuru mu mashuri. Hari abantu batoya bumva abantu bavuga ngo ututsi, ngira ngo urabizi nko mu Rwanda aho usibye kubivuga muri genocide yakorewe abatutsi, abantu benshi niba bazi ese hutu ni ibiki. Nabo nuko byumva umuntu abibwiwe n'undi umubyeyi mu muhutu abameze gutya, umuhutu agira gutya, nabo ni bakeya babikora kuko ntabwo bikaze ku buryo bavuga ngo umututsi ameze atya, umuhutu ameze atya. Nkeka ko bitari grave, bitari mbese bidahambaye cyane. Tugiye rero mu mateka yo hirya rero, uko batubwira byaje aho umuhutu umututsi yavuye. Bamwe bakubwira ko u Rwanda kwamwe ngo rurimo abatwa, nibo batangiye basangwa butaka. Ya mateka turi kuvuga natwe ntitubizi, nuko babitubwira. Nge ndabikubwira nk'uko ifko byaje nyine, naho ubwo niho turamenya ngo ese ubundi niba bari barimo bategetswe kwangana.
none se ko batatubwira ihene n'inka n'inkoko ngo batubwire ngo urwangano rwazo uyu munsi ni ukubera inkoko zabanjemo inka ziza nyuma. Niyo mpamvu rero dushaka kureba ngo uru rwangano ruriho none uva hehe. Nako kuri noneho turahita tubona n'ikibazo cy'amateka. Ikibazo cy'amateka ko ari ikibazo nyamukuru. Ubwa mbere amateka yigishijwe ubwo ndabigarukaho. Ndabisobanura neza abadukurikiye batwumve, ariko nsabe abantu badukurikiye babe abantu bakuru b'abanyabwenge, turi kusobanura uko ibibazo biri uyu munsi tubibona, nuko ndetse tubyumva byakemuka kandi abantu bagashyira hamwe. Abahutu n'abatutsi ngo hari ukuntu amateka avuga ko, cyangwa se abahanga mu mateka bavuga ko ngo batahuriye muri iki gihugu umunsi umwe, ngo hari abahabanje, bakavuga ko abatwari bo bari bahasanzwe, bo ntibanavuga aho bavuye, ngo bari bibereye mu iryo shyamba ryo mu Rwanda. Nyuma abahutu baraza, abatutsi ngo bamanutse muri za Cade baza bishakira ubutaka bwo guhinga, bari abahinzi, bari base bahinze. Ngira ngo uzajya wumva indirimbo, hari n'amacana amwe namwe nk'aya ba Kanyiko, ba Mukanyiko abahamagarira ati bene se bahinzi. Nyuma ye hari umugabo uri kuvuga ngo bongeye bamaranye, ngo arabanga. Rero ngo baje bihingira bose, n'amasaka bakundaga kwihingira amasaka, birumvikana ko bakundaga amarwa. Kumva ngo bishoboka ko ndetse ariho iryo shaka ryaba ryaravuye, aba b'ibwami bavuga ko umuntu yavukanaga ishaka, ngo cyari ikimenyetso kiriya cy'uburumbuke cy'ubuhinzi bwa nyabwo, ishaka. Ubundi bo wenda bakagombye kuba barazanye ko umwami avukana nk'inkongoro kuko bari aborozi. ahubwo umva ko batagombye kugira iki kintu cyo kwikeka, bakagombye kuzuzanya. Bazana inka, abandi bafite ishaka. Inka ni ikimenyetso. Ngira ngo urabizi ko no mu busabane n'ibiki byose banywaga amarwa, yabaga yahinzwe nabo. Byakagombye kuba bamwe barahaga abandi amata, abandi bakabaha ku marwa, ugasanga ibintu ahubwo bimeze neza. Rero amateka ngira ngo yanigishijwe no mu mashuri, avuga ko abo bahutu baje bahinga, barangije bagira mwatwo duce baragura, nabo bakora ubwami. Ubwami bwabo aribwo bitaga ubuhinzi. Abami bakabita abahinzi. Ariko burumva bari bashingiye kuki? Ku buhinzi. Baratura mu ibyo bihugu bikikije u Rwanda kugenda hose. Nyuma rero abatutsi bagira gute? Baraza. Bavuye ahandi hantu, ngo bari bamanutse baje bakurikiye uruzi rwa Nile, bashaka bakuri inzuri z'inka. Baraza barahagera, baparika Gasabo, bahasanze abasangwa butaka n'abahutu. Abasangwa butaka bitungiye no gusoroma imbuto zerera mu gihuru, banihigira inyama. Ntuzane ibindi byinshi. Ndeka da. Abo bantu rero bahageze, ngo ubwo noneho mu kwagura urukumva bashakaga ubwatsi bw'iki? Bw'inka. Kandi barareba aho bageze hirya, hari abahutu bahinze, hirya hari abahutu bahinga. Niho rero ngo urugomo rwaba rwaratangiriye rwo no konesha inka, zikona imyaka y'abandi, hakaba kurwana. Ariko abari bahasanzwe abo bahutu ntibari bamenyereye iby'imirwano. Ni mwubwo rero, ni mwubwo buryo rero barebye baravuga bati tugomba kwagura kugira ngo tugire gute tubone inzuri. Intambara itangira ubwo kwagura u Rwanda rwa Gasabo. Bivuge ngo icyo twiga n'ubu ngubu tuvuga no mu byivugo, bishobora kuba binarimwo n'ibibazo, ahubwo biduteza ibibazo. Kuvuga ngo abami baguye u Rwanda, ni ukuvuga iyo uvuze ngo u Rwanda rwari akadomo Gasabo, wagura u Rwanda, benshi baribaza ngo ese abahawaguraga hadasanzwe, ni ukuvuga ngo hari abandi bantu, hari abandi bantu nyine. Nawe urabyemera nyine ko kabaga ari uku Rwanda. Ngira ngo urabizi ko umwami wajyagaho umwe umusimbuye akaza ari uw'intambara, undi w'amahoro, undi w'intambara.
bivuge ngo kwagura ahantu uzajya wumva ngo abami bagiye bishwa bagiye bashingira ngo bamashira bande bose. Nuko u Rwanda ngo rwagutse ruraza rugera iyi ngiyi hejuru mu Bugande, hirya Tanzania, Kongo hari abavuga ikinyarwanda, hasi ngo i Burundi niho batakunze kujya bashimaho cyane. burya abarundi natwe ni kimwe. Bivuge ngo rero amateka y'u Rwanda yaranzwe n'urugomo. N'abanyarwanda ni abanyarugomo. Niyo mpamvu iyo ubwiye umuntu ngo yivuge nta kindi yivuga, arakubwira ati mwubitiye umugabo mu gikombe ndamuzamura, ati nishe umwe nica babingira batanu, ati icumu ryanjye n'ibiki byose. Ngibyo ibibazo by'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo intambara za kera kwari ukugaba igitero ahandi ukica abandi ukigarurira iki? Ubutaka n'abantu n'ibiki byose. Ngiyo rero intandaro niba navuga ngo yo kwangana hagati ya HUTU na TUTSI. Hagati ya HUTU na TUTSI. Ibyo rero byarabaye ngo biba imyaka 400 kugeza mu 1959. Imyaka 400. Abitwaga abahutu uri kumva bari barabaye iki? Ingaruzwa muheto. Bari mu rokumva kera mu gihe kira cya kera nta mamodoka yabagaho. Ubuzima umwami ntiyagombaga guhinga, abahutu barahingaga bakagira gute? Bakagemura ahandi. Bakagemura ibwami. Ibyo byose rero byabaye inzigo. Aho abazungu baziye rero baje mu bukoroni basanga icyo kibazo kigize gute kiriho. Ubwo inama rero yamezaga ko ibihugu bigomba guhabwa ubwigenge, abazungu bararebye baravuga bati ntabwo twasika ibi bintu gutya. Bafasha abahutu kugira gute? Kwigaranzura, ariyo twise revolution ya 59. Ndetse bagira gute? Bamwe baranamena arizo mpunzi tuvuga ngo 59. Bigaragara ko ibintu bitabaye byiza, kandi ngira ngo revolution yari yo yose n'abasobanura igisobanuro cya revolution baravuga ngo nuko impinduka ntubona abantu ntubona ibitambo ntubona ahubwo abantu niba navuga ngo bayiyopozaho, uzamenye ko ntayo wakoze. Nuko impinduka ukabona abantu bose baje bakugana, uzamenye ko nta mpinduka wakoze. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ibintu byari guhinduka. Abantu b'ibwami bari babayeho nk'abami ngo bazi babeho nka rubanda rugufiye. Rumvikana ntabwo byashoboka rwose. Ntabwo umwami yahinduka umwarimu ngo bishoboke. Ngaho rero ibibazo kuzaza kugeza aho 59 bamwe bagiye, abahutu bagira gute? Basubira ku butegetsi. Ibyo byose simvuze uko iby'abahutu ubwo tugarukiyaho. Ubwo ngiyo imvano y'59 kuza, noneho ubwo hongeye babandi barongera abatutsi baragenda bariyorganiza, ariko kubera isi yari igezweho ya demokarasi. Babandi bagiye ari abami bahunze bo muri 59 bagarutse muri 90, ariko mu buryo bwa demokarasi bitwa ishyaka. Ko hari hagezweho igihe cy'amashyaka, ntabwo bari kuza bitwa ubwami. Ariko n'umwami wibuke ko yari ahari, kandi umwami hari abantu batagomba kumuvaho. Ibyo rero n'ubundi byari bizwi ko bizwe mu buryo bwa demokarasi, ariko ariyo sigezweho ko ari umwami ugize gute? Uje. Icyatunguye rero gishobora kuba kirimo no mu by'uyu munsi nuko imana zabo zeze bakagaruka ubutegetsi bukaza, ariko umwami ntagire gute? Ntagaruke. Bigaragara ko kugeza iyi saha nubwo abatutsi twavuga ngo babugarutseho, kuko birumvikana niba aribo bateye 90 nibo baje, kuba haba harimo abahutu 2 3 4 5, ibyo ntibibujije ko systeme ifite uko yubatse. Bigaragare ko n'umwabo nabo mu batutsi ibibazo ntibyabura, aribyo turaza kurebera bya bindi twahoze tuvuga ngo no hagati mu bantu bwabo. Bivuge ngo abari biteguye ko umwami nawe ataha, nabo baracyafite ikibazo. Yego, basanze ahubwo bihabanye n'ibyo batekerezaga.
umwami ngira ngo urabazi byamubayeho n'umugogo w'igihe wacyuriwe nabwo unibwe batashaka kunataha muri gakondo. Ubwo bivuge ngo ibibazo mu bantu ntibizagira gute, ntibizashira. Ngaho rero aho ikibazo cyaho tunatutsi kugeza ubwo rero muri kwa gutaha kwa 1994 ngira ngo ari naho nakubwiye ngo hari ikibazo cy'amoko cyaje kigeza uri kumva ibyabaga mbere byabaga ari ibintu byoroheje, cyagezeho muri 1994 hapfa miliyoni y'abatutsi yishwe n'abahutu kuko bavugaga bati bya bindi twavuyemo bira 59 nibyo bigiye kugira gute kugaruka. Ngira ngo urabizi n'indirimbo uzazumva zaba bikindi bavugaga ngo twasezereye ingoma ya cyami na gikolonize none iragarutse, karinga iragarutse, zajya ubyumva n'uyu munsi n'ibiki byose. Ngaho rero aho ikibazo nyamukuru cyari kiri, aba bantu rero abahuta batutse kubumvikanisha biragoye. Impamvu ya mbere niyo ngiyo twahoze tuvuga y'amateka. Isi ya none tugezemo ni demokarasi. Demokarasi ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi bushyizweho n'abaturage, bugatorwa n'abaturage kandi bugakorera iki abaturage. Amatora ya none bivuge ngo abenshi nibo bagomba kugira gute kuyobora, gutegeka abenshi bagize amajwi, kandi bivugwa ko abahutu ngo ari bo benshi. Bivuge ngo abahutu iturufu bagira yo gushaka kugera ku butegetsi na amatora. Ari nawe yabubahesheje muri 59 kuko ntibigeze barwana. Ya demokarasi twahoze tuvuga yari iri mwiza muri Afurika n'iki byose niyo yabagejejeho. Ngira ngo na kamarampaka umwami yararikaramye bata amatora yibwe, kamarampaka nicyo yashyiriweho yene yishyiraho ngo ikira ngo barebe koko niba ari byo, kamarampaka irabikemura. Abenshi bajya ku butegetsi kuko rero abatutsi bazi ko icyo mu matora batawuva nabo kirazira kujya mu matora. Nabo demokarasi kirazira. Bivuge ngo hari ibibazo bibiri bigendanye n'isi ya none turimo. Wenda dutanze nk'urugero imishyikirano yarusha intambara nkuko nabivuze mwitangira, abatutsi bari bazi ko nta bundi buryo bundi butari kugira gute butari kurwana. Kandi ngira ngo urabizi twahoze tunavuga ko no kwigarurira u Rwanda no kwagura u Rwanda babikoraga bagize gute barwana. No muri 90 rero nuko babikoze, bigarurira u Rwanda bagize gute barwana. Nyamara isi yari iri mu bihe by'iki bya demokarasi. Mu mishyikirano hagombaga kuvuga ngo nimwumvikane ariko biganisha hehe mu matora. Abahutu rero bigaragara ko bari bazi ko mu matora batsinda rwose. Icyo ni ikizwi, barakizi. N'uyu munsi ni nayo mpamvu uzabona iyi saha abahutu benshi usanga bavuga ngo bagiye kujya mu matora. Ariko jya wibaza umuntu uvi Burayi atarakoze kampani adafite abamusansibiliza abaturage, nta na porogaramu nta n'ikintu yari yakora wenda mu gihugu ngo avuga ati nubatse umuhanda wo kujya mu ikaritsiye, akamanuka hasigaye icyumweru ngo agiye kwandikisha ishyaka ajye no mu matora guhangana n'umuntu wateguye amatora agakora n'impapuro bazatoreraho. Kameme abayizeye ukumva hari akantu abayizeye hari backup. Urabona n'ubu ngubu urabibona amatora 2024 si imyaka 2 isigaye. Ariko hari abantu bari i Burayi barekereje ko bagiye kumanuka kwiyamamaza, bazamanuka ahubwo muri 2024. nawe wari usanzwe ubazi mu gihugu reka da iturufu afite nuko ziko bamutora arabafite ahantu bari. None se wabisobanura gute umuntu uziyamamaza 2024 iki gihe akaba ataragera mu gihugu? Ngo abanarwana no kwandikisha ishyaka, ngo abanarwana no gutembera mu baturage arebeho n'imibereho babayeho nk'ubu muri corona anabavugire. Niba hari no mu bibazo by'ubukene wenda niba hari n'abanyaburayi bamuhaye kuri harya ngo ni pizza njya numva bavuga amanure nka cya pizza agenda yarebe n'abakina babahaho
noneho banamumenye agereze nk'umuturage wenda mu bigogwe ubu akaba ari i Burayi tu yo kuvuga ati 2024 ndamanuka njye kwitoresha abo bantu bamutora urumva atafite ahantu aba yifitiye icyizere naho rero ngaho aho ikibazo kiri cy'abanyarwanda na demokarasi tuvuga hari abantu utakoza demokarasi y'amatora kuko barabizi ariko nge ku ruhande rumwe nge ndabumva batsindwa simbizi none se babigenza gute abandi nabo bagacungira kuri ubwo buryo bw'amatora kuko biyizeye yego buri side yose ndayumva ni ukuvuga ngo demokarasi y'abazungu uyigendeye kuri ruhande abahutu barayumva baranayishaka cyane ngira ngo wenda twahoze tuvuga ngo turajya tuvuga ikibisenya mu hano reka dutange nk'urugero muri RBB reka ngo urugero muri RBB hari ibibazo byari kwiga Jean Marie ajya avuga ndagije imana cyo kwiga kuri jenoside yakorewe abahutu ariko mu by'ukuri icyo kibazo cyari kiri no mu bibazo 20 ku nyito kuri jenoside n'inyito ariko cyari kitaragerwaho mu byagombaga kwiga ubwo byari biri ku rutonde ariko icyo kintu uko cyagombaga kwigwa ni ukuvuga ngo ikintu cyari cyanzwe nuko abantu bagomba kwiga ibibazo bakumvikana ibyo bumvikanyeho n'ibyo batumvikanyeho bakabyandika ahantu twumvikanye kwiri yego ibi ntitugize gute ntitubyumvikanyeho noneho bya bindi nakubwiye ya turufu twahoze tuvuga y'amatora ni nayo uzumva abahutu bashyira imbere bakavuga ngo buri kintu cyose tugomba gutora bivuge ngo nitumvikana ku kintu mwe mukacyanga twe tugishaka tugomba gukora amatora nitugitorera mukagira gute mukacyemeza kikaba kibareba ngaho aho ikibazo nyamukuru cyazi niko gushenyuka kwa RBB bamwe basenyuka ntibakakubeshya hari n'abatemeraga iyo procedure Jean Marie yashakaga uzabibona kuko dufate nk'urugero Jean Marie aravuga ngo impamvu bavuyemo ngo nuko ngo banze ko baganira kuri jenoside yakorewe ki abahutu none se FDI ko yavuyemo Dafuriya wasezeye ko ari wo muri FDU ko uyo Gervais Condo ko anagaragara kuri rwa rutonde rw'abantu bayisinyeho jenoside yakorewe abahutu ko yavuyemo FDI na ziriya za ntuza za RGR zose ziharanira jenoside yakorewe abahutu ko zavuyemo nuko zanze ko nazo bayiganiraho FDI ko yemeje jenoside yakorewe abahutu muri 2018 batari 2019 ahubwo iyo procedure y'abahutu benshi yo kuvuga ngo ikintu cyose kigomba kuba amatora kumva ko ari bo benshi mbese bangaje amatora ngiki cyatumye n'abantu bareba kure ahubwo babivamo atari uko banzi iki banze RBB banze n'ibyo bitekerezo ikibazo naho cyari kiri ndetse cyatumye noneho abantu babihunga hakiri kare nuko iyo turufu yakoreshejwe bakirukana n'umunyamuryango ariyo nsado nuriya Kayumba Rugema yagiranye ikibazo na Jean Marie bitari no muri RBB mwimbere ariko bituma bahuriye ku mbuga nkoranyambaga nk'uko twahurira hanze tugatakana ntibijye muri organisation Jean Marie bakaza bavuga ngo ntago umuntu tuvuga ngo ibi n'ibiki ngo twakorana twagendana urugendo bati tugomba kwiga ikibazo cyuye mu kukiga baravuze ngo hagomba gukora amatora niba baramwirukana cyangwa se aragumamo uri kumva amatora uko yagombaga kugenda birumvikana aho rero niho ikibazo cyabaye naho iby'abantu baba babeshya ngo abantu ngo banze ko ngo baganira kuri jenoside no naho rero nkubwira ngo ibibazo rero by'abahutu banahisha by'abatutsi ni mwaho ruzingiye umututsi azi ikibazo cyava mu matora
yamuhuza n'umuhutu. barigenda kubwiza ukwe nawe ndabyemera umuhutu nawe uko kuri kurahari. ni ukuvuga ngo umuhutu ashaka ikintu kimukingira azana ibintu by'amatora. Umututsi nawe kuko azi ko amatora atayashimaho kandi bizwi ko intambara yemeye akoresha iki? Intambara. Ngiki kibazo nyarwanda. Gusa ikibabaje nuko ibyo byose biri kuba abantu bari ishyanga bari mu buhungiro ntagire guhuza. Nicyo kiba kibabaje nacyo nyamukuru turi kwigaho. Ikibazo rero naho ngaho rero gishingiye. Nibyo byibyo rero tuvuga tuti urwo ni urugero rumwe twari dutanze. Hari n'ibindi byinshi ngira ngo ibyo byose twaze tuvuga ni ingaruka z'iki kibazo cya HUTU. Jenoside yakorewe abatutsi miliyoni yapfuye. Ni ukuvuga ngo abahutu habaye kugira gute kwihimura ku batutsi baraho kubera iki bya bindi by'ubutegetsi twaze tugira gute tuvuga. Yego. Abantu b'inzira karengane baratikira kubera bashaka kugira gute gukomeza ubutegetsi n'abashaka kubuza. Hari ibyakurikiyeho ari byo byibi nyine bavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi nako abahutu. Abatutsi nabo batari bose. Hari abishe nabo abahutu. Ibyo byose rero kuza rero kugera iyi saha tukiri muri cya kibazo noneho ubwo turi hahandi hano uyu munsi. Mu by'ukuri turibaza tukavuga tutese niba ibintu bimeze gutyo uri kumva abo bantu tuje nk'uko bivuze hanze nk'uko twaze tubivuga ngo hari abahutu bahunze tuje hano hanze turi mu buhungiro ntabwo turi mu buhungiro. Tuje hanze hari abahutu bahunze baza hanze kubera ubutegetsi bwabo bwari bugize gute bwari buvuyeho. Bivuga ngo abatutsi bagombaga gutaha. Hari abageze mu gihugu hagati y'ibibazo twaze tuvuga tuti hagati y'amoko nande havamwe ibindi bibazo. Nkuko twabivuga ngo tuti wenda tuzi intambara uko ubu twaze tuvuga uko byagenze mu gutaha. Umuntu wa mbere wagombaga gutaha yagombaga kuba umwami dukurikije uko ibintu byari biri kugenda bisimbura. Wasanga wenda hari n'abagezeyo bakabona uwo bari bazi ko bakorera ntagize gute atari uje utagaragaye bakamureba n'ibyo batekerezaga. Uri kumva ibibazo muri mind bigomba guhinduka n'imikorere irahinduka. Ibi bibazo wenda tuvuge ko hari n'abagiranye ibibazo n'ibindi tutazi nk'ibyo bavuga ngo ni ibisambo ngo babonye amasufu barongera bagira gute barahunga. Bitabujije ko wenda hari n'ababonye umwami adatashye ntibirirwe banazi bakigumira mu buhungiro bakigumanira n'umwami wabo mu buhungiro. Kuko ubundi ntabwo aribo bari kuza umwami ataje. Abo ni abatutsi bari hanze. Hari n'abahutu bagiye hanze kuri ubwo buryo. Noneho turebe rero sasa hagati y'abo bantu n'ayo mateka yabo aba bantu kubahuza. Duhere ku icyo cy'abahutu n'abatutsi. Aba bantu kubahuza kugira ngo bumve ibintu bimwe ko uyu muntu uri i Kigali ubabangamiye bose kuri we ariko ari we bagomba kuvana mu nzira. Yishimye kuri we kuko babona nta nawe kwawo bitoroshye nawe agomba kubishyiramo imbaraga nke bifasha uko ashoboye kose kugira ngo bagumwe baryaryane. Nkawe mabure iki kibazo iri ni ihurizo cyo kuhuza abo bantu wumvishe n'amateka yabo. Iri ni ihurizo rikomeye. Uretse gushakira wenda mu bantu bakiri batoya akaba ari umuntu yafatirana umuntu agatangira ababwira ego nawo bakuru harimo abumva ukuri. Muri aba bakuru nabaho nkeka ko ntago ari bose hari abumva ukuri barimo rwose. Abo rero bakuru ngewe n'ukuntu twakemura iki kibazo nuko badufasha tukafatirana abakiri batarumva ayo mateka yose wenda hari cyakorwa ku rubyiruko. Ngira ngo uvuze nk'icyo njya numva hari abasore mperutse kumva ku mbuga nkoranyambaga n'aba mukankiko n'abandi bose ngira ngo barabivuga bati ati abantu bari batoya muzi ati abantu bakuru badutoye mu bibazo tutazi rwose tugwa mu matsa turicana ukabona abaturanyi abana mu ngana bari kwicwa bagira batanaze n'iby'ubutegetsi pe.
ndetse ugasanga no mu muryango w'umuntu nta n'umuntu wigeze ubamo n'umuyobozi w'akagari mu muryango wabo, ariko ugasanga barabarimbuye ngo bashaka kugera ku butegetsi. Sinibaza uko ibyo bintu byashoboka, cyane ko n'aba bantu batoya bavuka mwaba bakuru. babavukamo. Sinzi niba twagira amahirwe wenda tukabona nka ba Kizito cyangwa se bari abajerari cyangwa se babahati n'abandi bose n'abakarisiti, wumva ko batabirimo. Ariko simpamya ko hari inkuru ya hari uburyo abantu babivuga. Reka wenda naringeze kuri aba basore nabo hari uburyo biba bigoye. Sinzi niba tuvuga ngo ese twareka abakuru cyangwa aba batoya nibo bajya mu mugambi wo kubahuza. Aba batoya abafite ubushake, hari abashobora kuba bafite ubushake bafite agakoro gushwa gakeya k'ubutegetsi n'ukuntu amapolitike zigenda, baramutse babonetse kimwe nuko muri abo bakuru nabo siko bose bafata ibintu kimwe. Harimo abazima badafite iyo ngengabitekerezo, reka ariko mbyita, babashe kudufasha tugahura n'aba batoya, urwo rubyiruko rutangiye kugira, kuko benshi bakingira mu kutamenya ibintu, ntago babimenye, babashe kumenya ukuri, tugafatanya tukagira abo bantu b'inararubonye bakuru bakadufasha tukabigisha, kuko abato benshi bamwe ni n'imfubyi nta n'ababyeyi bafite. Mukigisha abandi urwo rubyiruko rutari abo ngabo bakuru, akaba ari rwo noneho nyuma mbere yo kurwigisha akaba ari rwo ruzajya gukora impinduka mu Rwanda. Kuko abasaza bo n'ubundi bazagumya n'abakora impinduka, bazakomeza bakora bya bindi byabo. Aha, dore rero ikibazo rero gihari. Ese kurwigisha ngende kubyumva abo bantu batoya bakenewe kwigishwa. Ikibazo gihari uko wigisha aba batoya n'aba nawe uko niko babigisha aba bakuru, cyane ko aba bakuru babafite mu miryango, nibo babyeyi babo. Ndabyumva, nibo babyeyi babo. Bivuge ngo uyu mubyeyi niba abwira umwana bati shahu kera uribuka mwajyaga muri batoya mwanywaga amata mwaryaga amakaroni n'ibiki byose, nari minisitiri kubera ndi umuti ngoma yacu yaraduhaye, none impamvu uri hano mu buhungiro ni ukubera iki? Ni ukubera bariye. Oya, byaba byose hagomba gukorwa strategy yindi yo kubwo twasanga nabo bana b'abahutu cyangwa se abatutsi bafite iyo myumvire tukabigisha, ntabwo twabareka. Tukabigisha noneho tukajya kugira gute? Kujya gukora impinduka mu Rwanda. Yes, tugasiga aba bakuru se. Abo bakuru kubera ko tusanzwe tubazi ko ari nabo batugora, nawe twabigisha, yego uwemera akaza akadufasha. Ibyo ndabyumva. Ese ntibishoboka ko njyewe kenshi iyo nkunda gukurikira mu biganiro nk'ibi ngibi turi gukora, bya byose nabo bafite ipfunwe. Yego ndabyumva. Ariko se aba batoya kuko naranabumvise, ngira ngo nabamukankiko warumvise bavuga ngo bagiye gushinga ishyaka, hari abari kuri gakondo yacu, hari abari kuri nyumva nkumve, hari abari hehe. Uba wumva ko rwose pe bakeneye kujya nawe, niba navuga ngo mu cyiciro cyabo bafite uko babona ibintu, bafite uko babona u Rwanda rwacu, bafite uko bashaka kubona uko ejo hazaza habo heza nyine haba hadashingiye kuri bya bintu twanyuzemo. N'isi ya none urebye abajene cyangwa se urubyiruko rwa none rushaka kubaho mu bijyanye n'igihe cya none bitari bya bindi byahise. Ariko nanone hari uburyo mbumva ugasanga bashaka nkaho ari ukwikoma aba basaza bakuru. Oya, ntabwo twabikoma. Noneho tukavuga tuti aba basaza b'abahutu n'abatutsi, aba bakuru barya babibayemo n'ibikibazo ibyo byose, ntabwo bakenewe kungwa. Birakenewe, ariko bazagiramo uruhare ni twebwe batoya. Ni ukuvuga ngo noneho ntihabeho, niba navuga ngo icyiciri cy'aba bantu bo muri generasiyo ya vuba yo hasi, biga uburyo bakora impinduka hariya aba basaza bazabagendereho. Bishoboka rwose, bishobotse. Ariko ikibazo nkavuga ngo ese aba bo hasi, reka wenda twumve nka Karisiti Sankara uko nawe yavugaga ko ngo ikibazo ari HUTU-TUTSI, ariko we akavuga ngo bamaze kwiyunga. Nkibaza ngo ko twari turi ku bahutu n'abatutsi, umuntu uzunga abahutu akunga abatutsi
bizagenda gute yabigenza azava he Kagame yari yarabashije kubaka urukuta hagati y'umututsi n'umuhutu none urwo rukuta twararusenye turarusiribanga twiyemeza gusonga mbere gufatana mu nda nk'abantu dusangiye gupfa no gukira ngo twibohoze dusubirane igihugu aho urahumvise ndahumvise umva n'ahandi nanone ni ugushyira hamwe hagati y'umuhutu n'umututsi tukabona yuko dusangiye gupfa no gukira tukemera twese kwinjira muri iri shyamba kugira ngo duhangane nawe dutsindire hamwe cyangwa dupfire hamwe gupfa rero byo ngira ngo wamwumvishe uyu muhungu no muri ya mashyaka nahoze nkubwira uri kumva Sankara uyu ni Nsabimana Sankara Karesiti majoro arakubwira ati icyari kitugoye Kagame yaragikemuye kwari urukuta yari yarashyize hagati y'abahutu n'abatutsi ati none twarumvikanye cyarakemutse n'ibindi nk'ibyo ngibyo noneho rero n'aya mashyaka yose nakubwiye twahoze tuvuga impamvu nyamukuru amenshi nubwo ari mu buryo butagaragara ariko yubakiye ku iki kintu HUTU TUTSI ni nako kwakunda abantu birirwa bagenda bagira gute bashakishanya ngo bakore amahuriro ngo bubake ibyo byose tukibaza tukavuga tuti mu by'ukuri ese bizashoboka umutego sinzi umuntu wahaye umukoro ukomeye ariwo natwe twari turi kugendaho turangiza tunibaza wenda twe ntituzaba nka Nsabimana Karesiti Sankara majoro wavuga ngo ikibazo cyarakemutse cy'abahutu n'abatutsi simbizi sinzi abo yavugaga buri muntu afite ukuntu abona ibintu ariko nkibaza nkavuga ngo siyo ntandaro yuko amashyaka amwe abagenda ashaka abahutu abatutsi ishyaka ry'abahutu aho riri gusanga ryimva rituzuye ishyaka ry'abatutsi aho riri ugasanga rituzuye muri kwa kugenda bahuza buri wese uzajya wumvishe mu madisikuru ni hutu nkibaza nkavuga ngo ninde uzahuza abahutu n'abatutsi b'abanyarwanda si nko mu bindi bihugu ngira ngo mu Bugande murabizi uzasanga ngo abagande abasoga buri bose bagiye bafite umwami kandi babamo umwami rero burya ni ikirango gihuza ubwoko no muri Kongo baba bafite abami ku buryo uwo muntu abagenga ubutaka bwabo bagira amategeko ku buryo habaye amakimbirane mu bwoko bumwe no mu bundi uwo mwami abo bami nibo bahura bakiga ikibazo abandi bo hasi bakagikurikiza nkavuga ngo ese mu batutsi b'abanyarwanda mu bahutu b'abanyarwanda umuntu uzabunga azaza ari nkandi ari umutwa cyangwa ni umututsi uzahaguruka ati ngiye kunga abahutu n'abatutsi ni umuhutu se uzunga abahutu n'abatutsi ese abo bantu mu nzira nta n'ikimenyetso wababonaho harasarega usibye kubyivuga mu mutwe ninde wajya mu iyo nama ku buryo ibyo bamubwiriyemo cyangwa yemerejemo yaza akabibwira abandi ati twamaze kumvikana gutya ngiye muhagarariye abahutu tumvikanye gutya ngo uko byagenze mugiye gukurikiza abatutsi tumvikanye gutya ngo uko byagenze ninde ahantu hari ikibazo none se nkongera nkibaza kavuga ngo niba bimeze gutyo abantu birirwa bahamagara ngo abahutu ni umuhaguruke ngo mwirwaneho ngo abatutsi ngo ibindi biki byose aba bantu abahutu barabatumye abatutsi barabatumye cyangwa bashaka kuba abami b'abahutu ngo twitegure kubatora wenda bazadufashe ko noneho nibamara kuba bo bemewe bo bazahure bakemura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi uvuga ngo tugire ubwami b'abahutu tubamenye yego tugire umwami w'abatutsi nawe tumumenye icyo gihe bazahura ubwabo bitoremo uzabayobora icyo gihe wenda abo bahutu batora n'umuvugizi wenda bakaba urumva nka Karesiti ibyo ari byo byose ukuntu arabivuga nkaho abizi wenda ari ashobora kuba ari nk'umuvugizi wabo bombi ati byarakemutse noneho
byabaye urudubi ngo byarakebutse. ati cyari kigoranye. Urumva none aho hantu niho rero mvuga nti bantu b'Imana, bantu twumva ku mbuga nkoranyambaga muvuga ngo abahutu ngo muhaguruke mwirwaneho ngo ngo ntibagira ubwenge ntibagira gute. Genda baza ngo abo bantu bashaka ko baba bami b'abahutu ngo babisabe babatore noneho bajye banabavugira mu mwanya kuko kuri batorewe. Ese kunga aba bantu urumva bishoboka? Ntabwo byoroshye. Ikiriho cyo nuko abahutu n'abatutsi ubwabo nta kibazo bafitanye. Ikibazo gifitwe n'ibisambo by'ibihutu n'ibisambo by'abatutsi bishaka kugera ku butegetsi noneho bikavuga biti nta kuntu twabigeraho aba bantu b'inyuma batagize gute batatugiye inyuma bashaka amaboko. Yego hari rero turabemerera twabibabeshya twabigira gute nidushaka nibi bigihumbi bashaka babira bari bo bizabageraho ariko batire gute batugiye inyuma tubakorere ubujiji. Ariko iyo aba banemeraga uri kumva abo bantu bakaba bami babo bagakora ibintu neza rwose nta kibazo ntagira abantu barengana rubanda rugufi n'irurengane ibyo nta kibazo rwose. Ikibazo n'ubusambo bwabo babyemeye bakavuga bati hakaza nk'ibimenyetso byo kuvuga ngo umuhutu tugiye guhera none abemera uyu mwami uyu n'abahutu ni mu mujyi inyuma abemera w'abatutsi mu mujyi inyuma ariko abatarabona aho bajya nabo bakabaha uburenganzira bwabo. Reka umenye ko hari abantu batazi ubwoko bwabo bibereye noneho ibyo ngibyo byafasha. Naho amoko y'abahutu n'abatutsi ni ibintu biri aho gusa by'umuntu nawe ashobora kwibyukira mu gitondo akajya avuga ngo abahutu oye. Uvuze aho ngo ko abajya ku nyuma bakagira umwami w'abahutu bakajya n'umwami w'abatutsi bakajya hagombye ngiye nakongera ko hagombye kubaho n'undi umwami w'abantu batagira ubwoko bibera aho ngaho. Hari abantu bavutse ku bahutu n'abatutsi, hari n'abantu batazi aho bavukiye babonye baburiho gusa batazi ababyeyi babo, abo nabo bagomba kugira uruhare. Icyo nicyo kibazo tuzaganiraho muri RBB ngira ngo muri rajare twakibajije inshuro nyinshi tucyandika. Ngira ngo hari umugabo uherutse kutuvuga mu itangazamakuru nacyo tuzagisobanura ko hari abantu ariko nabo barabyemera. Hari abantu batazi basi na ba nyina bibere batazi iyo bari aho ngaho bagabangana ubutegetsi ngo abahutu bazajyana aha abatutsi bajyana aha. Hari n'amashyaka nzi muri projet de société nitugera mu icyo kiganiro tuzabisoma bavuga ngo abahutu ngo bazajyana 60%, ngo abatutsi bajyane 30%, ngo abatwa bajyane 10%. Tukibaza nge muri RBB najyaga nkunda kubaza ntitwe tutazi aho turi muzatugenza gute none mushyireho ubundi bwoko bw'abatazi aho turi. Nakibajije inshuro nyinshi ntibigeze bakidusubiza. Ejo bundi rero hari umuntu numvisha avuga mu itangazamakuru tuzamusubiza turacyashaka akanya kabi avuga ngo twebwe ngo impamvu twavuyemo ngo muri RBB ngo nuko ngo tutemera ko habaho abahutu n'abatutsi. Mwokagira Imana mwe muriho ariko nta bimenyetso mutwereka. Niki kimeza ko ari umuhutu nk'uwo bivuga nge nshaka kuzamubaza niki kinyemeza ko ari umuhutu. Ni igiti usibye kuzinduka ukabyivuga gusa. Abantu baragowe rwose. Naho rero ikibazo cyaho tututsi ngiki kibazo kiri koroje. Ngira ngo abantu benshi barabizi nuko dushaka kurenza ku bintu kandi tugaceceka ibintu bizahora bidusenya. Iki kibazo cyitwa HUTU gishingiye ku iyo HUTU. Uzumva amashyaka yirirwa senyuka amashyira mwirirwa senyuka apfa kitwa ngo jenoside HUTU na jenoside HUTUTSI. Uri kumva ni cyakindi gishingiye. Uzumva amashyaka adashaka gushyira hamwe yapfa ngo bamwe batemera revolution muri 59 abandi batemera revolution y'94. Bamwe ntibemera ko 59 ari revolution abandi 94 nabo ntibayemera ntibashaka no kuyumva. Tangiye no kugera muri 73 ibi byose agenda bikumata. Nituza rero nitugera noneho hano ikibazo rero cyayo moko nkuko twari tubivuze reka turebe. Bishobotse ko aba bantu bashyashye ntago bubakiye kuri imyemerere ya HUTU tutsi tutanazi n'ibyaye tugisesengo. Aba bavamo umutima mushyashye
iyo tuba twaragize Kizito akaba hari, tukagira umuntu bita Gerard, tukagira aba bahungu bose, iyi yari intangiro yuko n'abandi bari ku ruhande bataratinyuka cyangwa se babirebera hafi bari kujya. Iki kibazo cyari gukemukaho noneho twumva ko twarenga abahutu tukarenga abatutsi tukagera kuki ku munyarwanda, cyangwa se nk'uko Kizito yabivuze ku muntu. Erega birakwiye ko n'umuzungu azagatura mu Rwanda, kuko namaze kubona abazungu benshi bavuganira abanyarwanda, namaze kumva ya Kameruni benshi biki byose bahaguruka bakavuga ikibazo cy'abanyarwanda batitaye ngo n'abanyakameruni simba mbona bagiraho ngo baje deriva abandi bose, abo bose ntavuga se akavugira abanyarwanda kundusha se. Birakwiye ko abantu barenga iyi etape tukajya kuki yuko duhuriye twese ko turi abanyarwanda. Ikibazo rero gikurikiyeho cya kabiri twahoze tuvuga Aimable ni icyari gishingiye kuri ya moko nk'uko twabivuze. Hari igishingiye ku bahutu, ubwo no kuvuga ngo abahutu bamaze kugera ku butegetsi muri ya 59 nabo ubwabo kubera bwa butegetsi twahoze tuvuga buryoha baburwaniyemo, haba noneho kudeta yo muri 73. Iyo kudeta rero yuko ababirigi babikoze ngira ngo ariko ni nibisanzwe. Ubundi ibwami buriya umuntu utuye mu mujyi n'umuntu utuye mu cyaro burya baba batandukanye no mu myumvire no mu mitekerereze. N'ubu ngubu nuko bimeze. Yego. Buriya rero iyo urebye ngira ngo ibwami ni Nyanza. Ni Nyanza no mu mujyi. Buriya n'imibereho y'abantu batuye ibwami n'abandi bari batuye hirya ko ibitandukanye n'imitekerereze. Mu gukora rero revolution ni ukuvuga ngo n'amashuri abazungu baje uzi ko hize abantu b'ibwami, abari hafi y'ibwami n'ibwami bo bize ibukuru nyine haba ari ibukuru. Ni ukuvuga ngo aba bantu bo hafi y'ibwami nibo bajijutse, abahutu begereye ibwami. Iyo nabarebye kubera ko n'ubusirimu bwababagaho n'ibiki byose wabonaga nyine baravanse, banagiye barongora n'abatutsi zikazi b'ibwami. Noneho no kujya mu mashuri urukumva bagiye mu mashuri imbere y'abandi aribo bakeye, aribo no gukora revolution y'59. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nibo bakoraga no bakorana n'abazungu n'abapadiri n'ibiki byose ari nabo basemurira cyane. Noneho rero mu gukora revolution no gushyiraho ubutegetsi n'ibiki byose aba bantu nibo bari barize, ni nabo babigiyemo bageze ku butegetsi. Ngira ngo urabizi itegeko rya politike rivuga ko niba umuntu yagufashije nyine ugomba nawe kumwibuka. No kuvuga ngo mu butegetsi nabo bagombaga kubamo nabo babiharaniye. Ibyo rwose ni ukuvuga ngo Hitler niwe wavuze ngo umuntu uzahaguruka kurwanya kamere natire uzashoza intambara yo kurwanya kamere ngo wowe ngo azapfa ngo aziyica ngo ntari negura imbunda ngo ntunge mu cyerekezo arimo. Hari ibintu udashobora kurwanya ngo uzabishobore. Niba abantu bafatanyije guhiga inyamaswa bakayivumbura ugomba kuyisangira, nibo barayiryaho bwa mbere. Abazahurura bavuye ikantarange bazasanga bazatora ibyasigaye. Ubwo ni ukuvuga ngo revolution ikorwa 59. Abo bantu bavuga ko bayiharaniye uzumva bavuga ngo banajyaga banarara no mu ntoki ngo kugira ngo batabasanga mu mazu batabica. Uruzumva no hari n'uwa wakubitiwe ngo mu rusengero wayiteje. Urukumva ko abana babaye niba bageze no mu biryo baribukana kameme. Ubwo rero bivugwa ko revolution itangiye nibo babaye benshi mu butegetsi. Noneho ariko ababirigi bajya gukora igisirikare cy'u Rwanda, kuko mbere yari Congo Belge, igisirikare cyari kiri muri Congo. Bavuze bati u Rwanda rugiye kwigenga,
n'Uburundi bwigenge, kuko u Rwanda rwari rufatanye n'Uburundi, baravuze bati rero buri gihugu kigomba kugira iki n'igisirikare cyacyo kizakirindira umutekano, cyane ke n'aba bandi bo muri 59 bari bahunze, uzi ko bangiye bakagaba ibitero byiswe by'inyenzi n'ibiki byose. Icyo gihe iyo bateraga, u Rwanda rwarwanirwaga n'abasirikare bavuye muri Kongo bababirigi. Noneho bakavuga bati rero bivuge ngo iki gihugu kigomba kugira iki igisirikare cyacyo. Mu gitekerezo cyo gushyiraho igisirikare cy'icyo gihe urabizi ko ari ukwikorera imizigo, nta mamodoka, nta ndege, ntaki. Ntuza kondisiyo baravuze bati rero ni ugushaka iki abasore afite ingufu. Icyagombaga gukurikiraho, uri kumva hariya mu nduga, niho abantu birira nyine utunyanya n'ubuga. Bagiye mu misozi miremire kureba y'iki abasore barya bo mu mbeho, bamenyereye imisozi. Nuko rero igisirikare cy'u Rwanda bagiye gutora Gisenyi na Ruhengeri, babasore b'ingufu b'ibigango. B'ibigango. Nuko igisirikare cyubatswe cyo mu majyaruguru babajyana kwiga za SM. Rero no kuvuga ngo ubutegetsi bwari bugizwe n'ubutegetsi bwo n'igisirikare. Ubutegetsi bwiganje mu nduga, abakoze revolution, ingabo mu majyaruguru mu bakini, mu misozi miremire. Ngaho ikibazo rero cyavukiye. Abasirikare baricara baravuga bati urabona bariya nibo bonyine mu butegetsi, bariya abaminisitiri n'abakina ariko ntibarebe ko mu gisirikare ari bo bonyine nanone. Ngaho rero kudeta yabereye ari byo uzajya wumva ngo Leonze kamarade ari zuje wasigaye wumva mwiye mense ngo Leonze criminel. Leonze criminel niyo terimi igezweho. Babazungu rero 11 bishyize hamwe ati tugomba gukuraho, tukavuga ko yananiwe. Ariko habaye ibintu ngo mu mashuri abansekarije bagenda batezamwe akavuyo n'ibiki byose, birukana abandi b'abatutsi kugira ngo abemwe akadurovayo yitwe ko Kayibanda byamunaniye bati egura bamukuraho. Abo rero barishwe. Ngicyo rero cyitwa kigananduga. Ariko urubyiruko nk'ubu rukuri iki kiganiro, murumva amateka abantu baranyuzemo, ukumva ahantu havuye kiga, kumva havuye nduga. Naho kiga rero ubu ngubu uri kumva nduga barishwe abo bayobozi ibiki byose. Uyu munsi aho bagereye hanze nibwo noneho babonye akababaro ko kuvuga ibyabo. Nibyo uri kubona uyu munsi. Arakubwira ati ni gute ntaba nzi data urwo yapfuye, sinigeze mushyingura ngo menye iyo irengero rye, sinigeze mbona n'umwanya wo kuvuga data na mama bene wacu bose. Uyu munsi uriyakaza ibyo mwakoze, namwe akabahonda akabirukankana mukaba turi kumwe hano. Uyu munsi we nkaba nkuzi ko wari mu bishe data wacu, ukaba udashaka kumbwira urwo data yapfuye ngo menye wenda naho hari nzagiye gushakisha nzamushyingure nk'abandi, ukambwira ngo ibyo nitubyihorere tujye kurwanya uriye. Yagukuye ku mata wowe, nje warayampuyeho kera. Nawe wasangiyeho, mwarasangiye nawe wariyeho. Mfa wenda ko yamuye mu gakombe gato yangewe. None ngo ibyo tubyihorera ahubwo tujye gushaka uriye. Kandi n'ubundi uriya yaraje n'ubundi nge nta n'icyo mfite. Yego. Ngaho rero ibibazo bye. Aba bantu noneho urabungute. Bigaragara ko yavuga ati data yarishwe anapfa nabi, sinigeze menya naho yapfiriye ngo namushyingure, sinigeze mbona n'umwanya wo kugira gute wo kumuririra ngo ndire namushyingure. Kandi nitwa ngo bene wacu nibo bari ku butegetsi, nabo bananyiciye. Noneho uyu araza aratumenesha twese mvamo. Uyu wabavuga ati byapfa kuruta. Byapfa kuruta.
niho rero uzumva bavuga ngo nitubanze tubicoce mbere yuko tujya cyangwa se tunaguma aha turi niho hahandi kumvikana bikanga. ngaba rero aba bantu kigana nduga aha rero naho ni ibibazo bivuga ngo iyi leta mu by'ukuri muri 94 ubwo n'indi revolisiyo igiye iyi leta yagiye urumva bishyize muri rusange ukurikije na kudeta ubutegetsi bwagiye ni kiga yagiye kuko nduga ntacyo yari ifite ni nayo mpamvu ibyayo byari byararangiye ni nayo mpamvu bayishinja ngo yaba yarafashije inkotanyi kuko yo yabonaga n'ubundi ntakifite ntakifite noneho ikareba nako kababaro k'ababo batazi irengero ryabo. Noneho rero niwo mubwira ngo ibi rero n'ubundi bageze no muri bwa buhungira ari byo byibi twari turi kuvuga uyu munsi n'aya mashyaka n'ibiki byose n'aya mashyira hamwe ibibazo biracyahari. Ni ukuvuga ngo no muri ya mashyamba no muri bya bihugu zumva no ejo bundi hari wari urimo ko bivuga kuri YouTube avuga ati mwibuke tugeze muri Congo Brazzaville ko nkambi zakorwaga ati mwibuke muri Congo ati mwibuke muri Congo n'imigezi kuyivoma uko byagendaga ati ntambara zahabaga abakiga babanze bavome abanyenduga ati hose ibyo byose noneho rero no mu mashyamba ya Congo ngira ngo uribuka twavuze ibyasi ntago twabivuzeho iby'amahuriro n'ibiki byose sepesi uburyo bagerageje guhura bikaza gucikamo bati batabanyanduga bari kugambana ni hari byavuye ati bagaruye bya bindi rukokoma n'ibiki byose bigacikamo aribwo havutse CNRD y'abanyenduga FDL igasigara ari y'abakiga. Ariko ibi nubwo tubivuga ntibivuze ngo muri CNRD nta mukiga urimo abantu bajye babyumva gakeya. Burya abantu bashobora gucikamo turi hano nk'uko turi mu nzu utaruzi ko byabaye. Twacikamo tugiye iriya wahavute uradukurikira tukajya ndayoboka nyine ngene namwe. Kimwe nuko no muri babakiga hari abanyenduga badashobora kumenya gahunda uko yabaye cyangwa se bikaba banarwaye bakagumaho rwose bakagumaho ariko situation nuko imeze bivuge ngo rero iyi saha ibi nabyo ni ikindi kibazo gikomeye ibi nabyo ni ikindi kibazo niba abantu bari mu ishyamba barya ubusabirwa babarasa bagira gute n'ibiki byose bagacikamo kubera iki kibazo cy'abanyenduga n'abakiga ibyo rero bigaragarira no muri ya mirimo yaho no mu mashyamba niba komandaro uyu nguyu niba hari ahantu hari ikirombe cy'amabuye arajya kohereza yohereze ba bene wabo noneho babandi bahahandi usange babapanze ahantu ho kujya birirwa basatura imbaho usange abatoranyije ati mwebwe mujye kujya mutema ibiti iriya musatura imbaho nicyo gituma uzajya ubona benshi bamwe biyemeza kugira gutema no kwitahira ukavuga ati kugira ngo mbe mu buzima bwo kujya nirirwa nikorera umuntu imbaho nzimusaturira atanampemba ngo ndi umusirikari ati nataha nkajya kuyoboka FPR bikarangira ati naba nabo bandeka nkisubirira iwacu nkaba nihingira isambu y'iwacu cyangwa ugaca n'inshuro ngibyo rero ibibazo byose birimo bya kiga bya nduga tuzagira igihe tubivugaho byimbitse yego. Noneho rero ibindi bibazo bindi navuze muri rusange ibyo byose biri mu bahutu n'abatutsi yego. Hari noneho ibikiga na nduga twavuze ko biri kuki ku ruhande rwa hutu noneho hari ikindi kiri nyiginya na ega nkuko twabivuze muri bwa bwami bwahunze bwagombaga kugaruka ngira ngo twabivuzeho ko hari igihe cyabaye cyo ku rucuncu kubera siyasa yari hari yo kuvuga ngo wenda abagigija bari bakoze umutwe baravuga bati ubwami bugomba guhora buva iwacu ariko baravuga batababega bazaduhitana reka tubakine tirike ahubwo bari bo bajye bagira gute bagira umugabekazi kuko umwami ngo yategekanaga na nyina ni niyo siyasa bazanyeho baravuga bati reka tuvuge ko umwami azajya ategekana na nyina kugira ngo ababega nabo bataduhitana noneho tujye dukora uburyo abega nyine umwami agombe kubyarwa n'iki n'umwega bivuge ngo hagomba kubaho umunyiginya ugomba gushakana n'umugore w'umwega
kugira ngo babyare umwami. Bivuga ngo n'uyu mwami navuka bazamutegeka gushaka umwega kugira ngo azavukemo. Buriya ni ukuvuga ngo byaranashobokaga ko ushobora kureba umuntu aho umugore uzabyara umwami ugahita umutekereza niba uyu mwami afite umugore hariya wenda atari umwega uriya ukabona bagiye gushaka umugore w'umwega ugomba guhita ubikeka ati uriya azabyara uzavukana ishaka. Ngiryo ryashaka rero babeshyaga ibyo rero byose ngira ngo byagezeho kanjogera nawe urumva yari umukobo yari umunyepolitiki wa hatari avuga ati sha izo politike zanyu z'ubusambo hazamo n'amanyanga buriya ntabwo yabura hazamo n'amanyanga bari byo njya numva bavuga by'amateka ashobora kuba yarabyaranye na musaza we akavuga ati ntuzanyicamo maze uyu azavuka ari n'umwami ducaga hirwa rwose nimere njyamane na musaza wanjye kandi aze ari shuwa ari siriko ari umwega nyamwega noneho ibintu tubihindura ngaho rero ibibazo byose bamuvukira ngiyo rero ubwo ni ukuvuga ngo niyo yo ku rucuncu ubwo kumva ni jenoside yo ku rucuncu none yabaye hagati y'abanyiginya n'abega. Ibyo byose rero kumva byagiye bibi induru ngira ngo kandi ubu nabibona ko harimo politike ntubibaza ukuntu abantu umwami yahunze 59 abaturage rubandika mukurikira bakagenda bose na Kagame ngira ngo nicyo gihe bahungiye n'abandi bose bakagerayo umwami nyine akabaho bakayigira igihe bisuganya cyo gutaha mu gutaha bahungu babaki bagarutse ntibagarura umwami ahubwo bakaza mu mvugo igezweho bashaka kuba abaperezida. Ukumva ko politike ibikigira gute ikirimo ibibazo abo nabo rero ubwo nukuvuga ngo bafitanye ibindi bibazo ngiyo miryango yabo bivuge ngo ushobora no gushaka kunga abahutu n'abatutsi ariko hirya muri bo nabo bagize gute bari kumarana ibibazo byabo bari kumarana tabashyira hamwe ngo bajye hamwe. Nese urumva birashoka none se niba bakiga n'abanyenduga ruri gusibana ubundi ubwo wabajyana mu nama bahuriyemo cyetse abanyarwanda baragoye abashinwa ngo byigeze bibaho. Abashinwa hari igihe sinzi igihugu cyabateye sinzi ubwami bwabateye barimo barwana noneho bumvikana hagati yabo baravuga bati reka intambara yacu tubanze tuyihagarike tubanze turwanye uyunguru baduteye twese ariko bandika mu masezerano ko nibamara kumutsinda bazagaruka bagakomeza bakajya muri ya ntambara yabo. Barabikoze baragenda rwose baratsinda barangije bafunga imbibi bagaruka kurwana bo buri mirwano yabo birangira nzabikurikira neza birangira bigize wenda nabo sinzi niba byashoboka kwaba aba bakiga n'abanyenduga bavuga bati reka twumvikane tubanze tuze mu imishyikirano y'abahutu n'abatutsi noneho ibintu bimara gukemuka tuzaza twigarukiremo hano cyangwa se aba batutsi nabo bari mu bibazo byabo mo hagati abariya nka kuriya bari abaro ab'umwami n'abo mu ntuza bakavuga bati reka ibyacu tuze tubicoce wenda twumvikane ko ntacyo uburyo bwami tuvuyeho turakomeza kurucuncu muri make yanze ngo kurucuncu mbese bakaba yihoreye n'izindi wenda zirimo hagati ubwo turi kuvugiramo n'ibindi birimo hagati noneho tubanze twumvikane ku kibazo cy'abahutu n'abatutsi noneho tuzigarukire mu byacu twitonze. Sinzi niba babishobora ntabwo byashoboka bo reka rero twimuke kuri cya kiri cy'agati cy'ibibazo bwite ibibazo bwite no mwaya mashya bya bindi bibirarangiye icya gatatu ari ibibazo bwite by'abantu ngo turatanga nk'ingero ushobora gusanga n'aba banyendoga bafitanye ibibazo byabo n'aba bakiga bafitanye ibibazo byabo kuko nk'ubwo iyo tuvuga n'abo bakiga natanga nk'urugero nko mu ishyamba wifuze abakiga b'Ibushiro n'abakiga nyabakiga ba hano babyumva nyine aribo basa nk'abakomoka ku bwoko bw'abakiga bo mu Buganda nabo baratandukanye nabo bafite ibyabo bibazo nabo ntibasangira mu buryo bumwe kuko ugiye dufate nk'ubwo twavugaga ngo mu Rukiga ugiye nko ku butegetsi bwabo ukagenda ukareba nk'ibigo by'amashuri biri mu Gisenyi na hariya
agace kegereye Gisenyi ka Ruhengeri ukareba ibigo by'amashuri bihari ukareba imihanda yari ihari ukareba ibiki byose uhita ubona ko ibintu bitandukanye na byumba biratandukanye niho haho ibyo rero byose nibyo nari ndimo nkubwira nti ibyo bibazo birimo hagati yabo ubwabo turi kuvuga tuti nibyo twahoze tuvuga ngo bwite hari ababanye muri leta yego bakagirana ibibazo byo kugambanira ibyo byarabaye cyane abo nabo bafite ibibazo byabo niyo mpamvu nkubwira ngo biramutse bishobotse ugasanga nk'ishyaka wenda rivuga riti abantu twese reka habe hari abakiga ayandi abe mu banyenduga wenda ayandi abe mu banyiginya ayandi abe mu bega ibyo byaba byoroshye guhuza abanyarwanda ariko hari abo uzasanga nk'aba banyenduga wenda tuvuge ko habonetse umuntu uhagarariye abega uhagarariye abanyenduga uhagarariye abakiga gutyo bakazahura noneho bagahura kuko abo bantu nibura biba bigaragara ko bafite autorité bafite n'ababakurikiye uwo muntu yaza akajya inama bakamwumva muri bakiga bene wabo cyangwa se abanyenduga cyangwa babega cyangwa babanyigiye ikibazo ni ukumubona kwitoramo ubwabo naho niho rero nyine u Rwanda abanyarwanda ubundi nta autorité bagiramo niyo mpamvu ntawe ujya ushaka kuyoboka undi niyo mpamvu bose ari abatware niyo mpamvu bose bagira ijambo niyo mpamvu uzabona bafite amashyaka atabarika bafite amashyirahamwe atabarika bafite amacana atabarika ubikiriho buri wese ni ukwigenga yaba byashobokaga hakazabaho inzanda nyinshi buri wese agafata ke niho ikibazo u Rwanda ni rumwe nubwo ruzanahinduka ibi rero nibyo nakubwiraga ngo twinjiyemo ahangaha dufate nk'urugero wenda tujye nko muri CNLD wenda dufate nk'urugero twavuze tuti ni y'abanyenduga ukayijyamo wenda urabizi ko nka MRCD wenda dufate iryo huriro yari huje CNLD RDI na PDR na RRM ya Sankara urumva ni abanyenduga CNLD yari yobowe na Rumbako ni umunyagitaramo PDR Rumbako ni umunyagitaramo Sankara umunyenyanza Rukokoma yari umunyacyangugu we ni umushinwe tubarira hariya buriya ariko bose barwa nka Gitaramo ubwo babarirwa hariya umunyagitaramo ubundi ubwo ubutegetsi bumaze kujyaho nyine ni ukuvuga ngo hari ibintu bita guheza inguni uzumva abantu baba bavuga n'abaheza ngo ni bya bindi bibiri bivuga ati niba udakonje ntubire ni ukukuruka ubwo no kuvuga rero niba nyine iyo ntuza isahane ari kiganduga niba arebye niba ari isahane arebye ubwo jya hariya cyangwa ujya hariya babandi ngo buducurama ntabwo bajya bashakwa abantu batari abahutu batari abatutsi ntabwo babashaka ntasi bashaka nicyo bita inguni buri muntu wese ngo agomba kugira inguni abamo ubwo rero aha naho havukamo ibindi bibazo iyo ugiye muri aya mashyaka yo hanze niba wenda hari nk'ababaye muri ahantu runaka baba bafite ibindi bibazo byabo ngira ngo uribuka nko muri MRCD wenda tuzabivugaho mu buryo bwihariye Rukokoma bamwinjizamo Rusesabagina yavuze ko avuye mu yigendeye twabivuzeho ngira ngo twabivuzeho gatoya muri za ntoza ubwo rero ibyo byose nibyo bya bibazo twahoze bwite bituma buri bantu bose none se kuki utumva ko nka PDR na RRM yo ntaki kuki bidashyira hamwe ngo bikomeze kandi bose bari mu nguni nguni imwe rwo kuvuga ngo harimo ibindi bibazo byabo utajyamo rero ibyo byose n'aba bantu bari muri FPR n'ibiki byose nabo uzabona bahunga burya haba hari amabanga yabo y'ibyo bapfa wenda tutaramenya ubu ariko bitewe n'ikibazo cy'igihe bizamenyekana uzumva ngo babita ngo ibigarasha ngo ibisambo ngo ibiki buriya yabaye ikigarasha ubwo nabyo nabo bafite ibyabo bahunga bagahura n'abandi ati namwe mwaradukimbije mutuvana ngibyo ibibazo
nimwe twahunze ibyo mwadukoreye none muraje mudusanza ngo dufatanye gute. uyu rero uri i Kigali uri kumva yabitomboreyemo yarafashijwe rwose. ni nako gahengeke ni nacyo kibazo opposition igize gute ifite ubwacyo twita opposition nacyo kirimo ama opposition hagati ndani harimo ngahorera ku kibazo kiri iki kibazo aho twashakaga kumenya igisubizo ko twagikemura bantu mudukurikiye iki kibazo ibyo bibazo birimo hano hagati ninde wabikemura ninde uzahagararira abahutu ninde uzahagararira abakiga ninde uzahagararira abatutsi ninde uzahagararira abega wahagare mu bibazo byabo ninde uzaba umunyenduga ngo avuge ngo ibibazo byabo ngiye kubikemura hari aramutse abonetse ubwo twakurize haboneka indi strategy yo kuvuhe buryo mu matora kwiyamina yasa akavuga ati ngiye kubayobora tu hari uburyo umuntu agenda akagera agakunda ati byo nshaka kubayobora tu ibibazo byanyu aramutse abonetse bakamwemera byaba ari nabyo byiza gahorera ku kibazo kiri none se tubiharira bato ariko kibazo ababato ese ababato bo barabyumva ugira ngo nabo babireba bakibaza ari ibiki ikibazo gifite n'abasaza bari hejuru bazi ukuri aba basaza bazi ukuri batari ibisambo bakwigaragaje bakareka gutinda muri ibi ngibi bagaragare ngicyo rero kituma batubwiza ukuri ngiki gituma FPR ibyinira ibirimo ivuga iti ngira ngo nawe bwo yarabyivugiye ati nibumvikana bazaze mbaho ubutegetsi ibibazo byose nawe ubirebyemo hano ntibishoboka iyo abahutu bari bafite umwanya abatutsi bari bafite umwanya bahamagarana bakabikemura bakicara hasi bakajya hagati kandi umwami nyine icyavuye ibwami nyine kirubahirizwa abo bayoboke bahita bagira gute bemera ibyo bemeje ariko ntawe tuvuge se ko abantu tujya tubona baba bahamagara ngo abahutu ngo mugire gutya na gutya aba bose se bari kuvugira mu biki n'ibiki byose twizere ko se bazabagirira icyizere bakabagira nk'abami babo ku buryo imyanzuro bazafata yazana igisubizo cyangwa wa mugani tubwira abakiri batoya ko ibi biturenze dufate vola twicare kuri vola y'imodoka uravuga kubwira abakiri batoya cyangwa kubwira bano tubwira abakiri batoya dufate natwe umurongo wa politike tujye mbere nyine je nasabaga abantu bakuru binararibonye bazi amateka bazi uko byagiye batari bisahira ndariko nanone bazi impamvu babibona erega abantu bose naga ari kimwe ku myumvire y'iyi politike turimo bagaragara baze babwire rubyiruko baruganirize byibuze haboneke niba byabananiye gutora umwami w'abahutu n'umwami w'abatutsi wenda ngo bahuze hagaragara ubundi buryo bwakorwa ari bwo kwigisha Rwanda urubyiruko n'abandi bose batari muri uwo mujyo w'ibisahirande reka tubasabe baratwumva bazanatwumva bazatugira inama ariko dusabe n'abatoya nabo bari kujya muri politiki baba bikorera bagize gute ngira ngo rwose ibibazo biragaragara ntago washingira politike kuri HUTU ngo uvuge ngo uzategeka kira gihugu kigira amahoro nge nabamenera ibanga ko Mose w'abahutu ntaho azageza abahutu Mose w'abatutsi nuko gusa ikiriho cyo nakazi kabo ngira ngo bakagombye kuba ruriya Rwanda aho rugeze Imana ngira ngo yatanze umwanya yahaye abatutsi ngo bayobore uko bayoboye byaragaragaye yahaye abahutu ngo bayobore uko bayoboye byaragaragaye igihe cyari kigeze rwose tukabana mu Rwanda nk'abanyarwanda umuntu ntiyicare mu ntebe ngo kubera ko ari umuhutu ntiyicare ku ntebe kubera ko ari umututsi ntugire ikintu uhabwa cya rubanda ngo kubera ko ngo waje ngo kutubwira ko nguri ubwoko bunubu ikintu bwose utazana ngo ikibyerekana n'ibiki byose ngira ngo igihe cyari kigeze ko abantu dukora politike yo kubanisha abanyarwanda twese Emabo ngira ngo abadukurikira ndumva araho twaganisha wenda murakoze cyane by'abandi murakoze cyane barigira kandi ndashimira n'abantu bakurikiye Indangagaciro TV
ubu mwanya twagize ikiganiro hamwe n'abarigira babasha gusobanukirwa impamvu abanyarwanda bari hanze batabasha guhuza, yabasha kuduha ingero nyinshi zitandukanye. Nkaba mbashimira cyane uburyo mwakurikiranye ikiganiro, ariko dusoza bwana Aimable, buriya nta kintu nk'umukoro cyangwa se bimwe bita devoir waha abanyarwanda badukurikirana ku bijyanye n'ibi byo gucikamo kabiri kw'amashyirahamwe asanzwe ashaka guharanira ubutegetsi mu Rwanda cyangwa se izi societe civile. Umukoro nabaha cyane cyane urubyiruko, abajene. Hari umusaza ukunda kuvuga ati mureka abajene nabo bafate, niba navuga ngo bagire uruhare mu miyoborere yuko bifuza u Rwanda bazaba mu ejo rwazaba rumeze. Ati kuko bimaze kurambirana politike yo kuvuga ngo abahutu bavemo abatutsi bajyemo, abatutsi bavemo abahutu bajyemo. Ati nta hantu yazatugeza, niyo kumena amaraso, niyo kubona izi nzirakarengane turi kurwana ngo kubibuka, ngo kubashyingura, ngo kugira gute. Ibi ni ingaruka. Nta cyiza nabonye ikintu cyitwa HUTU cyazaniye mu banyarwanda. Sinari nabona umuhanda wubatswe n'abatutsi, sinari nabona inzu igerekanye ngo bavuge ngo iyi ngo ni y'abahutu. Nta cyiza na kimwe, ariko ibi birimo wabyibukira. Igihugu kiruzuye, hanze habiruzuye, imvugo z'abantu n'urwibutso rubi. Ahandi amoko ni akarango keza abantu bahuriraho bakasanga abami babo bakajya mu muco wabo, ariko mu Rwanda ubwoko ni ikintu giteye ubwoba. Ni ikintu kibi no kukivuga no ukirota nabi. Keretse abakiririyeho nibo bumva batagicira. Bajya bavuga ngo wamize we ntagira gute, ngo ntagarura. Kugarura biragoye, wenda bisaba gupfundamwe igipfunsi cyangwa se ingiga. Abariye rwose nimukomeze mujundike, byaba byiza, ariko mupfutse bikagumamo nyine. Noneho rero iyo nama niyo nagiraga cyane cyane abantu turi batoya. Twagiye tubibona, twabonye bagenzi bacu bapfa bazize ngo n'abatutsi nabo batazi ibyo ari byo. Twe tugira Imana turasigara, turacyariho, ariko si uko turi abakomando bazi gusimbuka n'ibiki byose. Oya, ni Nyagasani. Ikiriho rero njye numva ngiye mu mutima wanjye ntazongera kubona umuntu warenganijwe, usibye no kwicwa, gukubitwa ubuhiri cyangwa se isasu cyangwa iki byose, ngo apfe kubera ko bavuze ngo ni umututsi. Cyane ke nta n'ikintu waza ngo werekane umuntu ngo uvuge ngo nshingiye ku ikiduru yuni, usibye kandi no gupfa. Nge siniteguye kuzongera kuba mu gihugu umuntu ajya kwicara naho waba mukuru w'umudugudu ngo uhabwe kubera ko uri umututsi cyangwa se uri umuhutu cyangwa uri umutwa. Ngo noneho haba abantu bazahora bicaye bareba gutya ngo hariya sinahajya kubera ko bavuze ko hagomba kujya abahutu. Njyewe n'imiryango imeze gutya rwose pe ndayigira inama yuko yahindura icyerekezo. Noneho niyizire ku bantu batoya, nta bandi bategerejweho igisubizo. Babandi nahoze mvuga, wa musaza ajya akunda kuvuga, aba bantu bavutse muri za 80 na kangahe ngo 70 na kangahe, bo barabibonye ariko nta ruhare babigizemo ko kubizana ibyo bintu. No kuvuga ngo babirebye nka kuriya tubona filime iri kunyura kuri televiziyo y'ibiri kuba, ariko udafite ububasha, utazi naho iri guturunirwa n'umuntu yishyiramo. We cyo ushinzwe ari kugira gute, ari kureba ibiri kuba. Ibyo rero byatwangije mu bwonko, dutekereza ibyabakorerwaga natwe ari byo bakoreye, cyangwa se wenda twe twaranatambutse biri gukorerwa abana bacu. Mu by'ukuri ingamba zafatwa nitwe. Aba baragiye ibyabo barabiteguye, abo byatwaye byarabatwaye, abo biri gutwara biri kubatwara. Noneho hari n'abafite, niba navuga ngo niba ari ubushobozi, niba ari ububasha bari mu gihugu badashaka kubikemura, aba nabo ibyo bakora ngo akebo kajya hehe iwa mugarura. Niba mwarabonye ibyabaye aho bagenda, izo nzibutso ziriho uzirebe, ariko utekereza ko wenda wowe bitakubaho, ariko wumve ko hari igihe hazubakwa izindi z'abana bawe n'abuzukuru bawe. Nashimye ko rwose batabashyinguye, batagize gute, babashyizeho bagira gute babareba.
nshima ko babireba bibabera isomo, ariko yibaza akavuga ati ibyo nkora ni ibiri gutuma bitazaba ku banjye. Wenda njyewe nshobora kugura imodoka y'imitamenwa nkayigendamo, ngashaka abasirikari bandinda, nkajya nuzuza ku mihanda hose aho nzanyura abasirikari n'ibitwaro bya kirimbuzi bindinze. Ariko jya wibaza uvuge ngo se ese ibyo ko barabigukorera bazabikorera n'abuzukuru bawe, urishuwake nabo bazabibakorera? Cyangwa umutima uko warangiza ikibazo abari hanze hose bari kugira gutyo, bari babaye nkuko kose bagize gute, no ugakemura ikibazo burundu. Wumva icyo gihugu uzakirindisha kizenguruko n'ibyo bisasu n'abo bantu bakirinze, wumva aribo bazahora bakirinze? Wumva n'abana bawe abuzukuru bawe nabo bazabona ba rubanda bongera kuza kubarinda gutyo? Nkavuga nti bakagombye gutekereza nibo bafite urufunguzo rw'ibi byose. Uko bagiye bahonze, nta mbunda batwaye, nta sasu batwaye, bakaba barabashije kugira gute kugaruka bagakora ibirenze ibyakozwe. Batekereze ko abari hanze ubu nabo ko noneho nyuma y'igihe bazaba bemeze cyangwa babo. Nkaba rero mvuga nti ibyo ari byo byose, hari abatoya duhari ntabwo twakomeza kurebera, nta nubwo turi hano ngo tuzasazire hanze. Hari icyo abantu bagomba gukora, tuve mu by'itiko ry'amoko dukure. Nitugera hirya tuzaganira ku kijyanye n'uko umuntu akura. Si ikibazo gukunda ubwoko, ahubwo niko nyine kamere imeze. Ariko birakwiye ko abantu bagomba gukura bakarenga ubwoko, gukunda ubwoko, gukunda abahutu, gukunda abatutsi, gukunda abega, gukunda abanyiginya, noneho tugakundanira ko turi iki, ko turi abanyarwanda. Niho byose bizashoboka, tukagera ku rwego rwa ba Kizito na ba Gerard. Ntibavugiraga ubwoko, ntibavugiraga iki, baravugaga bati abanyarwanda. Naho byaba ngombwa ko bamwe bapfa mu cyorezo gitera, bamwe bakagenda bagahangana nacyo bagapfa, ariko abasigaye bakagira gute, bagakira, tukaba bazima. Nubwo butumwa rero natanga ba jene bagenzi banjye bo mu myaka mitoya, murakwiye ko duhuza icyerekezo kimwe, tugakora politike itayo kurengera ubwoko bumwe, kuko nta bwoko bumwe buzatura u Rwanda ngo ubundi bube hanze yarwo bikunde. Noneho tugashaka uburyo ahubwo twagira gute, twareba umunyarwanda cyangwa se umuntu n'umunyamahanga, kuko aho turi twabaniwe neza n'abanyamahanga, baratuvugira ndetse kurunja uko tuvuga. Uzasanga aya maraporo tuvuga ntabwo yakozwe n'abanyarwanda, ni abazungu, ni abanyamahanga. Icyo twakagombye kureba ni iki? N'ubu muntu ni urukundo. Urakoze cyane mama. Urakoze cyane Barigira. Uti icyo twagombye kureba ni urukundo, ni ubumuntu no kuba umunyarwanda uharanira ukuri kandi utagendera ku bwoko. Inshuti zanjye rero, abantu mwese mwamukurikiranye Indangagaciro TV, murakoze cyane. Navuga nti ikiganiro nakagaruka. Bye bye. Bye.